Ni byiza cyane ko muri kutwumva. Icyo biba nicyo usarura. Mu ndirimbo ye umuhanzi Lucky Dube yaragize ati uzasarura icyo wabibye. Aya ni amagambo y'inyurabwenge aboneka no mu nyandiko ntagatifu. Ni amagambo yisobanura ubwayo anaboneka mu migani n'inyurabwenge zikoreshwa mu ndimi zitandukanye mu mico itandukanye. Ralph Waldo Emerson yaragize ati ibyo uba muri byo bikugira uwo uba we. William James nawe yaragize ati icyo nabashije gusobanukirwa ni uko umuntu ashobora guhindura imibereho ye mu gihe ahindura imitekerereze ye. Yungamo ati icyo bisaba ni ukwishyiramo ko icyo utumbire gishoboka. Icyatangira ari igitekerezo kigenda gifata ishusho muri wowe mu mibereho yawe, kizinjira mu mikorere n'amarangamutima byawe, birangira kigiye mu bikorwa. Yakomeje agira ati niba uri utagamburuzwa kugera ugeze ku ntego, igihe cyose ntuzacibwa intege na biriya ntego iyo ari yo yose. Nugambira kuzaba umukire uzabigeraho, nugambira kuba intiti uzaba intiti, nugambira kugubwa neza uzagubwa neza. Icyo bigusaba ni uko ugomba gutumbira n'umutima wawe, ubushake bwawe n'ubushobozi bwawe bwose intego ugambiriye kugeraho, ukirinda kuyibangikanya n'izindi ntego amagana icyarimwe. Ibirahura neza neza n'umugani w'ikinyarwanda ugira uti isura isambira byinshi igasohoza bike. Nanone ku basoma Bibiliya handitswe ko byose bihera bizera. Ni amagambo dusanga muri Mariko igice cya 9:23. Amagambo ya Dr Norman Vincent Peale yunganira ingingo agira ati iri ni rimwe mu mahame ndakuka agenga ubuzima. Nicujije cyane kuba ntarabisobanukiwe nkiri muto, ko uru rumuri rwaje kumpingukaho nsatira izabukuru. Ndetse sinshidikanya ko nyuma yo kumenya Imana iri hame ari bwo bumenyi bw'agaciro ntagereranywa nabashije kwakira. Iri hame ni uko niba wibera mu ntekerezo z'icyerekezo njya hasi, byanze bikunze ibyo uzageraho bizaba bidahabanye na za ntekerezo. Niba wariyubatsemo intekerezo z'icyerekezo njya hejuru, uzajya ku bikorwa by'indashyikirwa. Iri ni ryo hame rukumbi rigenga kugera ku butunzi ndetse n'ubwamamare. Mu magambo make, nubasha kubyizera ntuzabura kubigeraho. William Shakespeare nawe avuga kuri iyi ngingo yaragize ati gushidikanya tugira kuratugambanira, maze gutinya kugerageza bikadutesha amahirwe yo kugera ku byiza twagasangiriye turamutse twiyemeje. George Bernard Shaw nawe yaragize ati abantu bakomeza gushakira urwitwazo ku bihe banyuzemo bemeza ko ari byo byabazaniye intambamyi zabahejeje hasi. Ntabwo ngiye byizeranya. Abantu bagera ku ntsinzi muri ubu buzima niba abantu bahaguruka bagashishoza bakamenya cya gihe cya nyacyo cyo kurasuka ku ntsinzi cyaba kidahari bakakirema. Niko ubuzima buteye, cyane cyane buri wese ubashije kurasukirwa n'uyu mucyo ashobora kwibeshya ko ari we wa mbere ubifinduye. Umuntu agira uwo ari we n'intekerezo yubakamo. Iyi isobanuye ko igihe cyose runaka ahamishije intekerezo ze ku ntego runaka ifatika, azayigeraho kubera ko ariyo yonyine atekereza yashyizeho umutima, ntakigirwa abo tubabo n'intekerezo twiyubatsemo. Ku rundi ruhande, runaka wundi udafite intego runaka yashinzemo agati, utazi neza icyerekezo agomba gufata, uwo nguwo azugarizwa na muzunga, yadukirwa n'imihangayiko, ikidodo no gushidikanya. Ibi biba ari byo byuzura intekerezo ze. Ubuzima bwe burangwa no kubihirwa umuhangayiko no gushidikanya. Ibi ntacyo utekereza ntacyo uzaba cyo. Ubundi bigenda bite? Kuki ibyo dutekereza ari byo bitwubakamo abantu tubabo? Reka tureberamo ibyo ari byo, reka tubishushanye mu rugero. Tuvuge ko umuhinzi runaka afite ubutaka bwiza burumbuka. Ivuze ko ubutaka bwabwo buha nyirabwo amahitamo. Uyu muhinzi ashobora guhitamo guhinga kuri ubu butaka icyo ashaka cyose. Ubutaka nta kibazo buzabigiraho. Icyemezo kuri ingingo kikareba umuhinzi ubwe. Twibuka hano turi kujyana ubwonko bw'umuntu n'ubutaka, kubera ko ubwonko kimwe n'ubutaka ntibwita ku cyo buteyemo. Ubutaka cyangwa ubwonko buzakwereka icyo wabuteyemo, ariko niba uzaba bwitaye ku cyo wateye. Reka twibaze ku muhinzi afite imbuto z'amoko abiri mu biganza bye. Imbuto imwe ni iy'ibigori, indi ni iy'ikibonobono gishobora no kubyazwa uburozi. Acukuye imyobo ibiri mu butaka, ashyizemo za mbuto zombi, asubizaho itaka, arasasira, aravomerera ndetse aranarumbira neza. Hari ukundi bizagenda se? Nta shiti, ubutaka buzera imbuto yabutewemo. Ibirahura neza n'aya nyurabwenge twateruriyeho iyi nkuru, icyo ibye nicyo usarura. Twibuke ubutaka wabibyemo nta na kimwe bwitayeho, buzaguha umusaruro wikubye kenshi w'ibibonobono bivamo uburozi, kimwe n'umusaruro w'ibigori. Nuko bizagenda, ikigori ku kibonobono mu ngano imwe. Tugarutse ku bwonko bw'umuntu, burarumbuka, buratangaje cyane kandi bufite amayobera ku bwikobe bwa kenshi kurenza ubutaka. Ariko ibi ntibibuza ko imikorere yabwo nta itandukanye n'iy'ubutaka. Ntabwo ubwonko bushishikajwe n'ibyo duhitamo kugaburira cyangwa kubibamo intsinzwi, intege cyangwa se kuzagurika, kumvirana, ikidodo, umuhangayiko. Imbuto tuzayo mu bwonko niyo buzatwerera. Bamwe mu basesenguzi begeranya ubwonko bwa muntu n'icyanya cyuje amayobera ku isi. Bamwe mu basesenguzi begeranya ubwonko bwa muntu n'icyanya cyuje amayobera ku isi. Ubitse ubukungu ntagereranywa. Uko uzahitamo kububibamo niko buzakwereka. Umaze gusesengura aya magambo, ushobora kwibaza uti niba se ibivugwa ari ukuri,
Kuki abantu bamwe bagaragara nk'abadakoresha ubwonko bwabo bihagije? Dore icyo abasesenguzi bamwe bavuga mu gusubiza iki kibazo. Ubwonko mu gihe umuntu avuka bugereranywa n'igikoresho, impano kizira ikiguzi, standard equipment, nk'uko n'ubuzima ubwabwo buzira ikiguzi. Ni impano duherwa n'umuntu, kandi nubisuzuma neza uzasanga kenshi byenda tubonera umuntu tubiha agaciro gake mu buzima busanzwe. Ku rundi ruhande bimwe tubona bidusabye ikiguzi runaka bikaba ari byo bihabwa agaciro. Igitangaje rero ni uko ukuri kuri iyi ngingo gucuriritse. Ikintu cyose cy'agaciro ntagereranywa mu buzima tugiherwa ubuntu. Ubwonko, umutima, umubiri, ibyiringiro, icyizere, inzozi zacu, indoto zacu, ubwenge, urukundo rw'abacu, abana n'inshuti. Ibyiza byose by'agaciro ntagereranywa tubibonera ku buntu, tukaba twabirenza ingohe mu gihe dutsimbarara kuri bya bindi dutangaho ikiguzi ubusanzwe binafite igiciro giciriritse, cyane cyane ko bishobora gusimburwa igihe icyo ari cyo cyose. Umuherwe w'ikirangira ashobora kugira atya, agahomba rwose agasubira ku isuka, ariko ejo akaba yabyutsa umutwe agakora agasubirana ubutunzi. Ibi bishobora kubaho inshuro zirenze imwe. Inzu ya kanaka ishobora gushya igakongoka, akubaka indi, ariko bya bintu duherwa ubuntu ntibishobora kubisimbura mu gihe bizima cyangwa bihungabanye. Tugarutse ku kibazo twateruriyeho ingingo, ubwonko ntibubyazwa umusaruro uko bikwiye, kuko tuzi neza ko ntaho bujya, ni karemano. Ubwonko bufite ubushobozi bwo gukora umurimo uwo ari wo wose tubusabye gukora, ariko muri rusange benshi ubwonko tubuha uturimo tudafatika mu kigwi cyo kubuha inshingano zagutse. Ubushakashatsi bwa kaminuza zitandukanye bwahurije ku ngingo y'uko benshi muri twe dukoresha ubwonko ku ijanisha ringana n'10% ry'ubushobozi busanzwe bufite. Wowe usoma aya magambo uragambirira iki? Shyiraho intego bibe mu bwonko bwawe. Iki nicyo cyemezo cy'indashyikirwa uzaba ufashe mu buzima bwawe. Urashaka kuba rwiyemezamirimo cyangwa umukozi w'indashyikirwa? Urifuza kuzamuka mu ntera mu kazi kawe? Urifuza kuba indashyikirwa mu muryango mugari? Icyo usabwa gukora nta kindi, biburwa urubuto mu mutwe, bwiteho urubungabunge, ntutezuke gukora ugana ku ntego yawe. Bitinde bitebuke, intego yawe izajya mu bikorwa. Si ukugenekereza ko inzozi ziba impamo, ni ugushidikanya nta n'impamvu izatuma zitaba impamo. Iyi ngingo irumvikana nk'itegeko karemano, nk'uko amategeko yavumbuwe na Bwana Isaac Newton yateye, amategeko ya rukuruzi y'isi. Igihe cyose uzurira mu bushorishori bw'igiti ukitendeka mu ishami ugasimbuka, uzamanuka hasi nta na rimwe bizabaho ko usimbuka ugana hejuru. Ibi ni kimwe kandi no ku yandi mategeko karemano agenga urusobe rw'ibinyabuzima. Nuko biteye, nta kintu kimwe gihinduka. Muri iki cyerekezo rero, fata umwanya utuze, utekereze ku ntego yawe. Icyerekezo njye hejuru, indoto zawe zitambuke zigera kure, indoto zawe zitambuke zigera kure. Wishushanye umwanya wageze ku ntego ugambiriye, wibone mu ishusho yawe cya gihe cy'ahazaza ha vuba, ukora ibikorwa bijyanye no kuzaba warageze ku ntego zawe. Ikiragano turimo cyiswe ikiragano cya muzunga, ikiragano cy'umuvuduko, ni igihe abantu bugarijwe n'indwara z'inzaduka nka kanseri ndetse n'ihungabana ritandukanye ry'ubuzima bwo mu mutwe. Nyamara igitangaje, iki nicyo gihe ubuvuzi buhagaze neza mu iterambere n'ikoranabuhanga ku buryo byagaye umuntu ubushobozi bwo kugira ubuzima bwiza kuramba. Iki ni igihe benshi muri twe dutakaza umwanya mwiza wo kwiyubaka, duhangayika n'utuntu duto duto tw'ubuzima bwa buri munsi tukaturangaza, bityo tugahusha intego ngari nko kwiyubakamo imitekerereze yagutse zakatwinjije mu isi yagutse, aho kugera ku nzozi zacu biba bisaba gusa ubushake bwacu bwite. Muri make, umuntu agirwa uwo ari we n'urusobe rw'intekerezo yubakamo. Uri mu mwanya urimo kubera ko niho ubushake bwawo bugushyira. Ushobora kuba ubisobanukiwe cyangwa se utarwa na serwakira gusa. Buri wese muri twe ubuzima abaho n'imbuto z'intekerezo yubatsemo, imbuto yibibyemo. Kubera ko intekerezo yubakamo uyu munsi, ejo, kwezi gutaha cyangwa se umwaka utaha, nizo ziba umusingi ahazaza hawe. Byanze bikunze tuyoborwa n'ubwonko bwacu. Ndibuka neza mu myaka mike itambutse, nari mu muhanda mva ku kazi. Hari igice nanyuragamo akenshi umuhanda wakundaga kurigita kubera ko hari mu gishanga cya Nyabarongo, mu Ngororero, ku cyambu bita ku Cyombo. Icyo gihe cy'umwaka nahageze nsanga igice cy'umuhanda cyaridutse. Ngomba guhagarika imodoka ngo ntegereze ko abakora umuhanda bawufungura. Maze akanya aho nitegeze kimwe muri bya bimashini bikora imihanda. Cyarahindaga cyane isigatigita. Kikoreye toni zingarenga 20 z'itaka, cyayoraga mu muhanda. Ni imashini rutura n'imbaraga zihambaye. Nakomeje kwitegeza imashini uko ikora, nitegeza umugabo uringaniye wari uyitwaye ayikoresha. Naje guhabwa uburenganzira bwo gutambuka, ariko ishusho namaze akanya nitegeza yangumye mu ntekerezo uko nakomeza ku rugendo. Nabashije kubuza imikorere y'imashini rutura n'ubwonko bwa muntu. Reka tuvuge ko ari utwaye iriya mashini, ugenzura ibyo ikora byose. Mbese uzicara witurize, uyireke ikoresha ibe yanakuroha mu mwanga, cyangwa imbaraga zawe zose uzazikoresha mu kugenzura imashini, uhiye amabwiriza agamije kuyobora ku ntego ifatika, intambwe kuri kugeza igikorwa cyo gutunganya umuhanda kigezweho. Uri mu mwanya w'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ibi ni kimwe na rya tegeko karemano rigenga intsinzi. Ni inkota ya mugi abiri. Tugomba byanze bikunze kugenzura intekerezo zacu. Iri naryo tegeko rigenga inzira igana ku ntsinzi.
ubutunzi, umunezero ndetse n'izindi nzozi zose umuntu ashobora kwirotera ubwe cyangwa se umuryango. Iri tegeko kandi ku rundi ruhande ni naryo rishobora kukuroha mu manga. Urufunguzo ni uburyo rizakoreshwa neza cyangwa nabi. Iri niryo banga ritangaje riri muri iyi si. Ushobora no kwitabaza uti mbese kuki ryiswe ibanga kandi kuki ritangaje? Ubundi iri nta nubwo ari ibanga mu by'ukuri, ni ubwenge bwagiye bugarukwaho na bamwe mu ntyoza z'abatekereza ba mbere mu mahanga y'imico itandukanye n'imisi ndetse n'ibiramambu. Nk'uko twabibonye mu nteruro, ni ingingo itarabuze kugaruka inshuro nyinshi mu nyandiko ntagatifu. Ikindi cy'ukuri ni uko abagerwa mu mashyi ari bo babashije kuyicenshura no kuyisobanukirwa. Iyi niyo mpamvu ubumenyi bwiswe ibanga, kandi bukaba ibanga ritangaje. Kuri ubu ushobora gusohoka ukagenda ubaza uwo muhuye wese niba yamenya ibanga ryo kugera ku ntsinzi. Nta gushidikanya ushobora kumara ukwezi, amezi cyangwa umwaka uri muri ayo, nta n'umwe uraguha igisubizo cy'amanyakuri, nta n'umwe uraguha igisubizo nyakuri kuri iyi ngingo. Niba rero ushobora gusoma aya magambo ukanayasobanukirwa, ni amakuru y'agaciro atari kuri we bwite gusa, ahubwo no ku bagukikije, abacu, abakozi dukorana, inshuti n'abafatanyabikorwa. Ubuzima ubusanzwe bwakabaye ari urugendo rushamaje, ntibukwiriye kuba burangwa no gusharira. Umuntu akwiye kubaho ubuzima bwuzuye, ukanezerwa no kubyuka mu gitondo wibaza uti ndagera ku cy'uyu munsi, igisubizo ni kiwe kuri wowe, kuko washyizeho uburyo bw'imikorere bugukwiriye. Ukora umurimo wihitiyemo, umurimo